Imana yasubijemo AMARA yavuyemo n'abaganga n'inzobere n'iki bavuga ko AMARA yageze hasi atajya yongera ngo asubirane umuntu abe muzima. Ariko ubu imyaka 10 irihiritse AMARA yanjye avuyemo. AMARA hasi nk'iminota nka 30. Aratembera nk'uko abantu batembera. Reka da. Ansubiramo ndi muzima. Sinjya ndwara n'inzoka. Sinjya ntaka no muntu. Imyaka 10 yose. Imyaka 10 ndayimaze nta buribwe nta muyaga nta bubabare. Byatangiye bite? Nakubwiye ngo umuntu utemera ko Imana ibaho nabaye musezeye. Yego. Uwo naga ari mugenzi wanjye. Nayisabye ikintu nkayibwira ngo nukinkora nzagukorera. Yarakinkoreye. Imajije kukinkorera. Anje nkajya nyikorera ariko nyibeshye uyu munsi nkakora ejo nkakweba. Nagemuriye umuntu kwa muganga kugira ngo bizavugwe n'abantu benshi. Nakubwiye ngo yiza umuntu ukomeye Imana igucisha akomeye. Nagemuriye muri mukazi wanjye. Bajya gusezeza bagiye gusezeza nsigara ndi kuzinga amashuka ngo dutahe. Ndangije ngiye kumva numva akayaga kamushye kunda. Nari muzima nta kibazo nari mfite. Ndeba kunda ndebye kunda mbona nta kintu mbonye. Ndongera ndakomeza ndazinga. Mu kanya nkako guhumbya ngiye kumva numva umuntu wari unyegera avugije induru ati muhururu umuntu yapfuye. Wikwibagirwaho wavuye ngo utangire urebe ibyo ugezeho uyu munsi. Kuko ibyavuye ku mavi birindishwa mavi. Mu yandi magambo nubigera mugatangira kwibagirwa ngo wabuze umwanya bizasubiraho byavuye. Yego reka tubashimire mwebwe mwese mukurikiye Prophet Ezekiel TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje nitwa DPU akanize ko umeze neza aho muherereye hose abatwumva mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye hose by'umwihariko abari mu Rwanda abari ku migabane itandukanye igize isi turabashuje cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Birashoboka ko uri mu bihe bitakoroheye ariko mbere ya byose Imana niyo y'imbere iba izibiri kubeho niyo mpamvu busabwa kugira ngo wihangane ukomeze urwane kugira ngo ejo n'ejo bundi Imana irebe ko witwara hanyuma ihereko ize igutabare. Nkuko mubibona kuri kamera za Prophet Ezekiel TV murahabona umutumirwa ameze neza cyane ni umunyamavuta umubona n'inyuma ku ruhu rwose uhita ubyibwira cyane rwose ushobora kwibaza ngo uyu mu diaspora uyu muzungu bimeze bite tujye gutangira nawe tuganira nawe sinzi niba arashobora kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko nibisanzwe urabona ko nta gasanzwe tujye gutangira atwibwira hanyuma tumenye ngo ninde hanyuma tujye imbere tuganira byinshi bigiye bitandukanye nkurarikira gukora subscribe ukora like share na comment hanyuma turyoherwe n'ibi biganiro ndizera ko muraza kuryoherwa. Karibu mama karibu rwose. Sinzi niba ndavuga mu cyongereza cyangwa mu ruhe rurimi you are welcome. Urakoze. Urakoze. Yego. Kunyakira hano kuri Ezekiel TV. Yesu aguhereza umugisha. Amen. Murakoze cyane. Mumeze mute rero? Turaho turashima Imana. Urashima Imana. Umuntu dukurikiye ashobora kwibaza ngo uriya mu mama ninde? Ese ni muntu ki bimeze bite? Tangira utwibwira hanyuma bujya baravuga ngo biba byiza ko abantu bagendana baziranye. Amazina yanjye nitwa Cyatengerwa Clarisse. Yego. Ndi evangeliste ndi umuvuga butumwa. Aha urakoze cyane. Uri umuvuga butumwa cyane ko hano kuri Prophet Ezekiel TV hanyuraho abantu b'abanyamavuta babavuga butumwa turishimye kukwakira hano kuri Prophet Ezekiel TV hanyuma tukomeze turyoherwe. Ngira ngo nkuko mubyumva rero munabibona ni umunyamavuta ameze neza tugiye kuba dutangira tujya mbere. Ubundi uyu murimo umuntu ashobora kwibaza ngo wawutangiye ryari ese ubuherereye hehe? Uyu murimo wivuga butumwa cyangwa uyu murimo wo kuba umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana kuko nge namaje ku umwana w'Imana ntago nyiri umukozi kuko naje kumenya neza ko umwana n'umukozi batajya banganya agaciro ku mubyeyi. Kwa sebuja. Nge rero ndi umwana kwa data ntago ndi umukozi kuko mvuze ngo ndi umukozi manda z'abakozi zijya zirangira. Yego. Zijya zirangira bakamubwira bati ntago ukiri umukozi wacu uyu munsi turagusezereye ariko iyo uri umwana uko bisa kose iteka uhora uri umwana kwa so cyangwa kwa mama wawe kugeza uvuye muri buno buzima bwa hano ku isi. Uko niko nanjye ndi umwana w'Imana kwa data. Ushobora kwibaza uti kuki avuze ngo ni umwana w'Imana ku Mana. Urakoze.
umuntu yagiye kuvuka avuka hagati y'umugabo n'umugore. Yego. Iyo amajije kuvuka baba bafite inshingano zo kubumbatira cyangwa kurera wa mwana. Nge rero impamvu mvuga ngo data ni Imana cyangwa ndi umwana w'Imana. Yego. Nuko nisanze narabyawe ariko nisanga ku mezi yanjye 2 nta mubyeyi mfite. Guhera kuri ayo mezi 2 nta mubyeyi mfite. Uburi murandeba ndi umumama ndakuze cyane rwose. Ntabwo n'ubufindo aho ngaho ushobora kwibaza uti wabayeho ute kuri ayo mezi 2 utabona umubyeyi wakubyaye utabona iki. Nibyo ndagira ngo dusangize rwose hanyuma dukomeze tujya mbere. Inkuru yanjye ni ndende. Sinzi ahantu nayihera cyangwa ngo nyiherukirize. Reka dutangire n'isengesho hanyuma Imana ituyobore muri iki kiganiro kugira ngo idukomerezemo. Ndizera ko n'abadukurikiye nabo hari ibyo baragenda bungukiramo. Yego, dufashe n'isengesho hanyuma dutangire tujya mbere. Reka dusenge. Amen. Imana nziza, Imana ikiranuka muri byose, Imana ifite imbaraga n'ubutware, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimya, turaguhimbaje, turavuga imbaraga zawe zikomeye, turavuga ubutware bwawe n'icyubahiro. Ubereye mwiza bagutegereje bose. Amen. Akanya nk'aka ngaka ndi kuri TV Ezekiel ndagushimye ngo wahe icyubahiro. Uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye. Ushobora byose. Witwa ndiho kandi uzahoraho ibihe byose. Uri Alpha uri Omega. Ndagushimye ndaguhimbaje kuko wemeye ko twongera kubonana kandi tukongera gukandagira hano kuri no TV. Uwiteka nuhabwe icyubahiro kandi imbaraga zawe nizamamare. Tukureretse kino kiganiro tugiye gukora bana natwe kandi tugirire neza. Tuyobore byose nyakubaha Imana kandi wane natwe muri byose kuko ari we data wa twese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Uti uru rugendo cyangwa se aho ugeze ubu ngubu aho byahereye hari habi cyane, byari bigoye cyane. Ushobora niba mbyumvishe neza ushobora kuba ufite nk'ikintu cy'umwihariko kijyanye n'inkuru. Buri wese bura mu buzima abafite amateka, ariko amateka yawe ndagira ngo uyadusangize ko byagenze mu buzima no kugira ngo wisange uri uyu nguyu. Sinzi niba warabitekerezaga ko ubu ngubu waba uwuriwe, niba warabiteganyaga, niba warabitekerezaga, ariko ndagira ngo utuganirire muri make nuko wabonye Imana mu buzima bwawe. Yego, ndagira ngo utangire rwose. Nago kubona aho mera naho ngarukiriza biragoye. Ariko nk'umuntu ufite amateka maremare hano ku isi ntago nabura icyo mvuga. Yego. Nigize kukubwira ngo njyewe data ni Imana, ndi umwana mu rugo kwa data, nago nyiri umukozi. Yego. Impamvu nabikubwiye nakubwiye ngo ni kwisanga ku mezi yawe 2 nta mubyeyi ukisanga uri wenyine. Ntagaruka ababyeyi banjye bari barapfuye. Yego. Hari abantu bagira amahirwe make umubyeyi yakubyara agapfa, abo ngabo ndabihanganishije. Ugakomeza ubwo buzima ariko umubyeyi wawe yarapfuye. Ariko nge ndagira ngo nkubwire ngo nisanze kuri ayo mezi yanjye 2 ndi njyenyine, ndi uruhinja, ari kandi ababyeyi banjye bari bahari. Yego. Ari mama yarahari, ari na data yarahari. Uti data cyangwa se umubyeyi wawe wibanze ni Imana. Ni Imana. Kuko niyo yandeze guhera ku mezi 2. Kugeza ubu ngubu ku myaka yanjye mfite y'ibanga. Yego, wenda nk'abantu abemera Imana abakristo twemera ko Imana nyine niyo mubyeyi mukuru, kubera ko niyo ituma umuntu abaho. Umuntu ashobora kwibaza ati Imana yakureze gute? Ese wari uri nka hariya Imana ikagiza ikakugemurira cyangwa se ikakurera ikaguheka, byagenze bite kugira ngo umuntu dukurikiye nawe asobanukirwe neza uburyo Imana yakureze kugeza ubu ngubu? Ni Imana kuko ku mezi yanjye 2 niho natandukaniye na mama. Yego. Maje gutandukana na mama ubuzima bwari bukomeye. Bwari bukomeye cyane. Yego. Nagiye mbona Imana rero. Ntago nakubwira ngo nabonye Imana izi imbere yanjye amaso ku yandi, ariko nagiye mbonera Imana mu bantu bayo yaremye, yakoresheje abantu. Nuko ubu ngubu uraho ushima Imana uvuga ko Imana ariyo mubyeyi, ariyo yatumye ugera aha ngaha, ukaba urashima Imana cyane ko wavuze kuri n'umuvugabutumwa. Niryo shimwe ry'umwihariko waba ufite? Amashimwe yanjye ni menshi. Yego.
amashimwe yanjye ni menshi shimwe ntabwo ndagira ahantu ho gushima ndacyakubwira inkuru yanjye yego inkuru yanjye guhera ku mezi 2 naje kumenya ko mfite umubyeyi ku myaka 18 ni ukuvuga ngo umubyeyi yari ariho nta handi wenda si ukuvuga ngo yari yaravuye mu buzima yari ahari byagenze bite rero kugira ngo wisange umubyeyi mutari kumwe kuri ayo mezi 2 hanyuma uze kumumenya ku myaka 18 abari guza kumubona ni amateka maremare kandi ni inkuru mbarirwa ntago nazihagararaho ngo mbe nakubwira ngo bimeze gutya kuko nanjye ni inkuru nabariwe umwana w'amezi 2 nta kintu abari yakamenya batari yatangiye no kureba yego ariko umaze kugira nk'iyo myaka 18 umaze kumubona yaba yarakubwiye uko byagenze kugeza kuri ubu ntago yari yambwira icyatumye nsiga ugeze ku myaka 18 kugeza nge naramushakishije binsaba no gukora cyane byansabye gukora kuko umubyeyi nari mfite we najyaga mfata amakuru kwazi umubyeyi wanjye ahantu ari yego ariko wakabimpisha binsaba gukora cyane bisaba ko njya nawe tugira n'amasezerano ku myaka 18 arambwira ngo ni wiga ugatsinda ukiga ukagira mu 3 segonderi nzakwereka umubyeyi wawe uwo mubyeyi wenda wari umaze kumenya ni umumama ni umupapa ni grande ma okay ubwo nibwo wari umumenye kuba nyogokuru wanjye niwe wandeze mama amaje kumbyara yaramuntereye ku mezi 2 yego mbana na nyogokuru akajya ambwira ngo niwe mama ariko maje kumenya ubwenge nanjye nareho umukecuru ngabona nago yambyara tubiza kuba ngombwa ko ngenda mbaririza ku bantu bose nza kumenya yuko mama nyirizina hari ndangije ndaza ndamubwira namenye ko mama hari munyereke nawe arangije nk'umubyeyi wankunze cyangwa nk'umubyeyi wandeze nk'umubyeyi wishyizemo ko ari we wambyaye kuko bamunsigiye ku mezi 2 urumva yaramfitiye urukundo rudasanzwe kandi noneho yarangundiriye yarazi n'ukuri yarazi ko ashobora kukubwira ibintu bikagukomeretsa yego we yarangundiriye cyane ko yari umumama ukuze angira umwana we nuko muri iyo myaka yose ubwo wenda wabonaga abandi bana bahamagara ababyeyi babo papa mama weho iyo myaka wari umeze ute watekereza nkubwire gukura nta mubyeyi ni ibintu bibi nabonye mu buzima yego ni ibintu bitera igikomere byonyine kubona kujya ku ishuri ukabona abandi bana bahamagaye inama ababyeyi babo baje abamama baje abapapa baje wowe n'uwukurera ntagashoboye ntiyahageze yego ubwabyo ni igikomere gikomeye urinda ntago ushobora kukiba nta n'umuntu ushobora kukikwibagiza keretse data wa twese mu gihugu cyo mu ijuru we yego ntago byari byoroshye bene abo bana ntago biba biboroheye ntago byari byoroshye ni ukuvuga ngo kugeza n'ubu ngubu umubyeyi wawe wamenye ko ahari nta kintu aragutangariza cy'uko byagenze ntago arabintangariza ubitekerezaho iki rero ntago njya mbitindaho kuko namenye neza ko data ari Imana kandi yarabinyibwiriye ntago ari inkuru mbarirana wenda uwo mubyeyi ashobora kuba atekereza akavuga ati umwana nasize w'amezi 2 angana gutya nawe akakureba ugasanga bimuteye kuremererwa mu mutima weho wenda iyo utekereje cyangwa se iyo wibajije ku cyo umubyeyi yaba bitekerezaho weho wumva biba bimeze biti hari igihe wenda yabitekereje akagira isoni zo kuza ngasaba imbabazi umwana akagenda akabiyo ngiyo weho ubitekerezaho iki buriya umunyarwanda yaravuze ngo umubaji w'imitima ntago yayiringanije yego ushobora kumva wowe ugatekereza uti byanga bikunda yakabaye yaraje akakubwira impamvu yagutaye yakabaye kuba yaragusabye imbabazi yakabaye kuba yarakoze ibindi yego ariko so ngewe icyo nanshima Imana nuko namubonye nk'umubyeyi wambyaye nta bindi nshima Imana ko namubonye nshima Imana nta bindi yego aha urimo kugenda udusangiza ku buzima bwawe uko byagenze uko byatangiye ariko byanze bikunze urimo kugenda uvuga iby'Imana yagukoreye bidasanzwe by'ibitangaza ariko byanze bikunze by'umwihariko hari ikintu cyatumye wongera kuvuga uti Imana niyo mubyeyi Imana niyo ishoboye Imana niyo yo kwiringirwa niyo mubyeyi mukuru nk'uko uri kugenda ubihamya byanze bikunze hari ikintu utari wadutangariza gituma Imana iba nyambere mu buzima bwawe reka nkubwire
ngiye kukubwira ijambo yego urikomeze n'undi wese uzaryumva azarikomeze kuko ngiye kuvuga ijambo rikomeye. Yego ngiye kuvuga ijambo rikomeye. Yego mu buzima turi muri ino si, niba ushaka kubaho neza, niba ushaka kubaho wishimye, niba ushaka kubaho ufite umunezero, yego reka nkubwire, ikomeze ku Mana. Shaka Imana. Yego kandi nujya gushaka Imana, Imana naje kumenya ko ari nyinshi. Shaka Imana yaremye ijuru n'isi. buri Imana ni za kuko n'Abahinde barazigira. Yego ujya kureba ugasanga hari abasenga inka, abasenga ingurube, abasenga iki. No mu Rwanda hari tujya tubumva barahari. Abantu bagira Imana nyinshi. Imana mpamya, Imana nzi, ni Imana yaremye isi, Imana ikarambura ijuru hariya mu kirere ikashyiraho isanzuri. Igihamya muri ino si. Reka nkubwire, umubyeyi wakubyaye yagusiga, ndi umuhamya wo kubihamya. Umwana wabyaye yakwihakana. Yego umugabo yagusiga, umugore yagusiga, Yego inshuti magara yagusiga, nta kintu n'amafaranga yagusiga, yagushiraho yagusiga. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo yonyine nabonye itagereka umuntu wayo. Ikunambaho ibana nayo uri umukire, ukabana nayo uri umukene, ukabana nayo uri muzima, ukabana nayo urwaye, ukabana uri mu byaha, ntago igikureka uko waba umeze kose, ntago igigusiga. Hari igihe umuntu ashobora kugera mu mage nkayo ngayo akavuga ati se buriya Imana yaranyibagiwe, ntago indeba, ese njyewe impora iki. Birashoboka agahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, ugasanga akavuga ati Imana yarimutse ahari, bundi cyagenze biti. Reka nkubwire, akumva ko itamuri hafi. Reka nkubwire, niki wamubwira cyamukomeza kugira ngo reka nkubwire ikintu nabwira uwo muntu. Birashoboka ko ushobora kugera ahantu hakomeye, ukagera mu bibazo bikomeye, ukumva koko nta Mana, ukumva nta butabazi. Ariko reka nkubwire, Imana ibiri hahandi Kristo yarari, nayo ahari yarari mu karima hari Getsemani, abiri ibyuya bimeze nk'amaraso. Yego icyo gihe nawe iri mu bibazo, ukabona uri wenyine, ugatangira kuyibazaho, ugiye tuvuga ngo ubu yagiye hahandi yariri, umwana wayo arimo abiri ibyuya bimeze nk'amaraso mu karima Getsemani. Ibiri ahantu runaka, ibiri ahantu runaka babivuze bati rwose ibiri kugira ngo irebe uko witwara muri uwo muriro uri kunyuramo, hanyuma nayo ize ihereko aho imbaraga zawe zirangirira. Reka nkubwire, ubundi iyo uzaba umuntu ukomeye, uca no mu bikomeye. Iyo uzaba umuntu udasanzwe, uca mu bintu bidasanzwe. Yego ariko nanone ndashaka kukubwira ngo ushobora kubicamo kabicanamo ubwenge buke. Yego nubona byagushyitseho, reka nkubwire, uzi imbunda uzakoresha, gusenga. Hari igihe abantu tugenda tukisanga mu bibazo. Wakwisanga mu bibazo, nge mpura n'abarokore benshi, akambwira ngo mukozi w'Imana ngo nagize ibibazo, ngo mfite ikigeragezo, ngo uzi ko ntakibasha no kuba nabumbura akanwa ngo nsenge. Niba Kristo yaramenye ko baje kumufata bakamujyana ari umwana w'Imana, yarafite ubutware n'ubushobozi bwo kuba yabahagarika ntibanamugereho, yarangiza akajya mu karima kitarura intumwa agasenga, akajya muri karagashyamba Getsemani. Wowe urinde wo kubumba umunwa wageze mu bigeragezo. Niba waramaze kumenya neza ko Imana ibana nawe kandi ari ishobora byose, ishobora kugukura muri ibyo bibazo urimo, ishobora kugukura muri izo ntambara, ikagukura muri ubwo burwayi, urinde wo kuvuga ngo nabuze n'umunwa wo kuzamura ngo Mana mfashe. Ariko reka nkubwire, aba yakwinjiriye. Reka nkubwire, ushobora kujya guhinga, ukagenda nta suka, ukavuga ngo ngiye mu murima, nimfa kuwugeramo gusa, uwo murima n'ubundi nzasubirayo nsarure. Kirazira ubwo si iyo mibare yayo. Bimeze nk'ibyo rero wambwiraga ngo iyo umuntu ngo ageze mu bigeragezo ngo akavanga Imana yaramuretse. Buri kintu cyo kugira ngo ugire icyo ugeraho bisaba kugira icyo wigoma. Niyo waba urwaye utabasha kuvuga, no mu mutima rega wavuga. Nzi neza ko kandi ndahamya neza ko iyo uhamagaye Imana uko waba umeze kose n'uwo waba uri we wese, ukavuga ngo ngiye guhamagara Imana, Data wa twese arakumva kandi aragutabara. Ndakubwiye ngo uko waba umeze kose ndongeye mbigusubiriyemo, nuko waba uri kwose. Yego Imana yacu
n'Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Yego. Reka nkubwire. Ushobora gukorera umuntu ukamufasha uyu munsi ufite ukumeze. Yego. Nkuko nakubwiye ko ubuzima bwanjye ari burebure cyangwa inkuru yanjye ari ndende. Nuyishaka uzaze nguhe ubuhamya bw'inkuru yanjye yose. Yiduhe rwose iyo nkuru turagira ngo abantu. Uyu munsi ndashaka gutanga ubuhamya. Buduhe nibwo dushaka kubera ko nushaka inkuru y'ubuzima bwanjye uzagaruka. Oya. Uyu munsi ndashaka kuguha ubuhamya. Icyo gihe nzaguha inkuru y'ubuzima bwanjye kuva ku mezi 2 kugeza ku myaka 30 irimo isozi igera kuri 40 mfite. Yego. None itarimo ubuhamya. Nzakubwira ngo uyu mwaka nabayeho gutya, undi mbaho gutya, undi mbaho gutya, nkubwire nabayeho ndi mu muhanda, nkubwire nabayeho ndi mu nzu, iyo naraye hanze. Icyo gihe nzaguha inkuru y'ubuzima bwanjye neza. Ariko ubu mpisemo kuguha inkuru y'ubuzima bwanjye bw'igice kugira ngo mbone ukuntu mpereza abantu ubuhamya, babandi uvuga ngo mbese bageze mu bibazo bakabona ko nta Mana cyangwa bakumva ko nta Mana koko nibyo ntago ibihari. Yego. Abakonzi ba Prophet Ezekiel TV ndagira ngo mwumve kino kintu azatunyurira muri make mu oya cyangwa se birambuye inkuru y'ubuzima bwe. Birashoboka ko hari ibyo izagufasha, ahubwo wowe twandikire muri comment utubwire uti muzamusure atubwire uko bimeze. Yego, comment zanyu turazikeneye, ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane ko ubu ngubu agiye kuba atubwira ku buhamya bwiwe ariko atari inkuru irambuye y'ubuzima bwe, nibyo agiye kuba tunyuriramo. Rero turabakeneye kugira ngo mwigaragaze mutwandikire muri comment ndetse mugenda munasharinga buno butumwa, kubera ko nabonye buhamya bufasha abantu benshi cyane. Ugasanga nk'umuntu yarari ahantu yumva ko ari wenyine nta wundi muntu wahageze, ugasanga yamara kumva ubwo buhamya bigatuma nawe abasha kuba yumva ko atari hanyuma ku buryo nta bandi bahageze. Nibyo agiye kuba dusangiza. Rero ndagira ngo utubwire bimwe ku buhamya bwawe cyane mu bintu byakubayeho mu buzima, hanyuma ukavuga uti hano hantu niho mboneye ko Imana ari igitangaza. Urakoze. Yego. Ntangira nakubwiyeho gace y'inkuru y'ubuzima bwanjye. Byari intangiriro kugira ngo mereza abantu buhamya cyangwa mbwira abantu imbaraga z'Imana. Arakantu wavuze ati uzaba ukomeye uca mu bikomeye, ako kantu rwose ndakazirikana. Yego, ndagira ngo ibyo bikomeye wanyuzemo ubidusangize. Reka nkubwire. Yego. Imana yari izi ko uyu munsi nzaba nicaye hano mbwira abantu gukomera kwayo. Niyo mpamvu yemeye ko mbaho kuri amezi 2 nta mubyeyi. Na urugendo rwanjye ni rurerure hano muri ino si, kandi rwabaye urugendo rw'ibibazo. Reka nkwibira ibanga gatoya, ariko si ibanga kuko ngiye kubivuga imbere ya televiziyo. Yego. Uziko hariho igihe nageze nkajya mvuga ngo nkasenga nahanishije, nkavuga ngo Mana numva barankapfa ngize imyaka 30, ninjya gupfa uzamba barembanze ngushime kuko uzaba ungejeje ahantu hakomeye kandi ahantu kure cyane. Wari warihaye garanti uvuga uti iriya myaka ndamutse nyigejejeho nta Imana itaba yaragize. Numvaga ari igitangaza kitabaho. Byari byaragenze gute kugira bitewe n'ubuzima. Ubuzima. Bitewe n'ubuzima bwo guhera kuri bwa bundi bwa rwa ruhinja. Nakubwiye ko abadukurikira nibakenera kumenya ubuhamya bwanjye kuko burimo inkuru ndende kandi burimo inkuru zubaka. Burimo ibintu bikomeye kandi bikomeza umuntu. Yego. Bazantumire nzagaruka bazababwire mu batwandikiye muri comment batubwire. Nzagaruka mbabwire inkuru y'ubuzima bwanjye. Basharinge buno butumwa. Ndashaka kubaha ku buhamya. Iyo uzaba umuntu ukomeye cyangwa Imana izagukoresha ikunyuza mu bikomeye. Ibyo bikomeye rero naciye mu bikomeye biteye ubwoba. Biteye ubwoba guhera ndi umwana muto cyane. Yego. Kugezana n'ubu ngubu. Ariko ndashima Imana. Urashima Imana. Haleluya. Ubu ndashima ubica ku ruhande udutera amatsiko cyane. Udutera amatsiko cyane. Navukiye mu muryango aho ntisanga mfite ababyeyi, natangiye ubuhamya. Nisanze nderwa na nyogokuru. Yego. Nyogokuru yari umuprotestant ariko utabikomeyemo. Mu bwana bwanjye ntabwo nigize nkunda gusenga cyane ngo mbyinjiremo cyane. Yego. Noneho no kwinjira mu murimo cyangwa gukorera Imana, ndagira ngo nkubwire iki kintu. Ntago abantu ujya wumva ngo kanaka kafata umwanzuro ngo ngiye gukizwa, undi akavuga ngo dore igihe ngo nagendeye noneho ndarambiwe biranyobere kanjye no gushakira mu Mana kuko mwisi mbuzi icyo mfata. Yego. Ariko njyewe buriya Imana igihamagara abantu bitandukanye. Njye n'Imana yanyihamagariye.
Imana yarakwihamagaye. Ntago nigize mpaguruka ngo ndagiye ngo ngiye mu rusengero. Ntago ari abantu baje ngo bakubwirize bakubwira ubutumwa. Oya. Ikintu cyatumye uhaguruka by'umwihariko ukavuga uti ndagiye ngengeye mu rusengero nta muntu uje kukubwiriza ati kandi nzakorera Uwiteka. Naje kugira ikibazo maje kumenya ubwenge. Ngira ikibazo ni ibanga ryanjye. Ndangije ndavuga ngo Mana ndapfukama. Ndavuga njya numva kugirira abandi neza. Ineza yawe bakayibona. Iki kintu nukinkorera ngiki ndakikweretse nzagukorera. Icyo karibanga rikazera. Nibanga ntago ndi bukivuge. Ahubwo mbaza uti mbese yaragikoze cyangwa ntiyagikoze. Yego. Umbarije. Yego. Imana yakagikora. Uracyategereje imeze bite? Wakabaye wisubiza. Ukurikije ko nayibwiye ngo nugikora nanjye nzagukorera. Uyu munsi nkaba nakubwiye ngo uretse kuba cyatengerwa Clarisse ongeraho evangeliste. Icyo ni igihamya gifatika. Icyo ni igihamya gifatika ko Imana yagize gute yakoze. Iryo banga rwose iryo banga wanze kubwira abantu ari abantu benshi barabyibazaho bati ririya banga ryatumye ahita ahaguruka akavuga ati njyewe ndagiye nta muntu wigeze aza kukubwiriza nta wari usanzwe mu rusengero ujyayo nk'abandi wenda ariko ikintu kimwe cyakubayeho cyangwa se Imana yakoze ukavuga uti ndahagurutse ngiye mu rusengero. Iryo banga nubwo utari kuri tubwira ariko ndumva utubitsemo amatsiko. Ntabwo ndi buri kubwira. Utubitsemo amatsiko. Nzari kubwira ikindi gihe. Watubwiye ubura. Nzari kubwira ikindi gihe. Watubwiye ubu n'ubundi ko uzabidusangiza wenda watubwiye ubu koko. Nzari kubwira ndi gutanga inkuru y'ubuzima bwanjye yose uko yagenze muri ino si kugeza kuri ino myaka aho nicaya. Ariko icyo uzi neza ko nuko icyo nzi neza nuko Imana yagikoze kuko igihamya nuko nayikoreye. Yego. Kuko nayibwiye ngo nugikora kuko numva kukora nanjye nzagukorera. Yego. Igihamya rero cyuko Imana iriho kandi ikora nuko yagikoze. Nanjye ubu ndimo ndayikorera ndimo ndayivugira. Hari abantu nyine baba bavuga bati mu buzima umuntu ahura n'ibikomeye kandi ibyo umuntu ahuye nabyo undi nawe ari kunyura mu bindi bikomeye ariko ugasanga wenda buri wese nyine hari urugero afite ashimaho Imana ye bitewe n'ibyo yamukoreye ku giti cye. Reka nkubwirire ijambo. Yego. Turi muri ino si munsi ya rino sanzuri. Yego. Buri muntu afite sitiriwaya yimukuba. Ako kantu ndagira ngo ugasubire. Ako kantu ndagira ngo turi muri ino si munsi ya bino bicu cyangwa yiri sanzure. Buri muntu afite sitiriwaya ye imukuba. Ijambo ko rikubiyemo ibintu byinshira. Nuko bimeze. Iryo jambo rikubiyemo ibintu byinshi. Ubwo bivuze ngo sitiriwaya inkuba ntago ari igukuba. Ntibishoboka. Shobora kuba ifite ubukana bukeya igukuba ntukoboke cyane. Nje nkaba mfite iri kunkuba amaraso akava. Iri kumarura. Kandi mwese mukavuga ko muri gukubwa. Cyane. Ugasanga irimo irankuba amaraso aranameneka. Wowe iri kugukuba hakavaho utuntu duke twese twagera tukataka ngo turimo gukuba. Ariko nagira ngo nkubwire ngo sitiriwaya igukuba ntago ari y'inkuba. Ibyo bintu rero twabikuramo iki? Ni ukuvuga ngo niba twese duhura n'ikigeragezo ariko byose mu maso yacu cyangwa se mu mboni zacu ndetse no mu byiyumviro byacu tukabona ko ari ibigeragezo ariko mu by'ukuri bitandukanye kandi twese tukavuga ko turi mu bigeragezo. Itandukaniro ry'uko wenda twebwe twajya tuvuga ati twanyuze mu bigeragezo ati wewe urabizi n'iki bintu byatubayeho ubwo aho ngaho twabigenza dute kugira ngo hazemo itandukaniro nyine nubaha ikigeragezo wanyuzemo nawe wubaha ikigeragezo nanyuzemo. Oya ntago ari kubaha ikigeragezo wanyuzemo ngo nanjye nubaha icyawe ahubwo ngo wihanganire ikigeragezo uri kunyuramo nanjye nihanganire icyanjye. Icyambere ugomba kumenya nuko nuwo mugenzi wawe uri gutakira nawe afite icye yabuze uwabwira. Yego. Urumva niho nakubwiye ngo buri muntu wese afite sitiriwaya ye hano mu isi. Yego.
uba ukomeye urayifite, ube woroheje urayifite, uba uri umushumba urayifite, uba uri umukristo urayifite, uba uri umudiyakoni urayifite, uba uri umuririmbyi. Buri muntu hano wese mwisi ari ku ikosi yo kugira sitiriwaya imukuba. Ahubwo mbaza ngo ese iyo sitiriwaya igukuba nakugira izihe nama kugira ngo ubashe kuyihanganira? Niba mbasha kwihanganira iyanjye. Ni ukuvuga ngo impamvu nayo nkubajije kiriya kibazo, hari ukuntu umuntu ashobora kunyura mu kigeragezo ariko n'undi nawe akanyura mu kindi. Nk'ubu nk'ikigeragezo nanyuramo, wenda nahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi, undi wenda yahuye n'ikigeragezo cy'urushako, ni urugero. Bose bagakubitirwa muri icyo kigeragezo. Yaba ari njyewe uri mu cy'uburwayi ndi gukubitirwamo, yaba ari n'uri mu cy'urushako ari gukubitirwamo. Ndagira ngo twese imitima yacu nyine irababaye, turi kunyura mu bigeragezo. Ndagira ngo bariya bantu, yaba njyewe ndetse n'uriya, imitima tuzahuza dute? Ese njyewe niba ari icy'uburwayi nshobora kureba uriya wahuye n'icy'urushako nkavuga nti ibyo wanyuramo byose ntabwo bihuye n'ibyanjye, kubera ko njye ndi kubabara umubiri, njyewe ndi kuribwa umubiri, weho wenda uri kubabara mu buryo bw'amarangamutima, ariko njye ndi kuribwa umubiri. Rero nta kigeragezo waza umbwira kirenze ubu buribwe mfite. Ndagira ngo utubwire ukuntu itandukaniro cyangwa se uko twakwitwara muri icyo kigeragezo, tukirinda wenda kuba twakomeretsa abandi mu gihe nabo bari mu kigeragezo gitandukanye n'icyacu. Ni gute ibyo bintu byagenda? Reka nkubwire, uzi inama natanga aho ngaho? Yego. Naguha cyangwa nahereza uyu muntu uri mu kigeragezo, ndakuyobora inzira ukwiye gucamo. Iyi nzira ni iyihe? Yeremiya 33:3. Yego. Aho ngaho niho, aho ntago ndi buhavugeho. Ndongera nkusubiriremo ngo wowe uri mu kigeragezo uko cyaba kimeze kose, gusa icyambere nakubwira ndakwihanganishije. Yego. Komera kandi wumve ko atariho ubuzima bwawe bugarukiye, ntago ariho ibyishimo byawe bigarukiye, nta nubwo muri icyo kigeragezo urimo ariho ibyishimo byawe birangiriye, kuko nyuma yaho hari ibindi byiza uhishe utazi. Ariko ndakuyobora inzira kugira ngo uve muri ibyo ngibyo. Yeremiya 33:3. Jyayo, numara kujyayo ni inzira nkuyobeye kugira ngo usohoke muri icyo kigeragezo. Urakoze cyane. Ubwo nagiye nca ku ruhande ngenda nyura hirya no hino kugira ngo numve ko hari icyo watunosheraho ku cyakubayeho, kuba ufite n'ibyo bihamya byo kuvuga ati wenda muri Yeremiya 33:3 wanze gutobora. Wanze gutobora. Gusa icyo nakubwira, uko byaba bimeze kose, yego, ubyo wabuca mu byose, ntago biruta ibyo uzacamo imbere utazi. Hari igihe ushobora kuvuga uyu munsi ngo icyo kigeragezo kiragukomereye, kandi imbere hari ikigikubye 10 kandi ugomba gucamo. Ikindi, icyo kigeragezo nukigeramo, ushobora kuzatakira umubyeyi ntacyumve, ugatakira umuvandimwe ntabyumve. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ibanga, hari ugomba kubibwira, kandi uwo muntu iyo bimubwiye arabyumva kandi yabyumvishe, arabanguka agatabara. Ni Imana yonyine. Wabimubwiranye umutima ubabaye cyangwa se nawe urabyumva bitewe n'ikigeragezo urimo, biterwa n'uko umeze n'uburibwe urimo. Yego. Biterwa n'uko inyundo iri kuguhonda ikubita. Hari abantu ngo bajya batabaza ariko bagatabaza mu buryo butandukanye. Nakubwiye ngo biterwa n'uko inyundo iri kuguhonda ikubita. Iyo ikubise ibanguriga kubita ibabaza, nawe ugerayo wihuta utakamba. Naho iri kuguhonda ikunonera ni handi. Iyo ikunonera ni handi uvuga ngo n'umunwa wo kuyihamagara ngo nyibwire byananiye. Burya ntabwo yaye gukubita ngo wumve. Ariko se buriya, yego, nge yarankubita. Hari abantu bajya bavuga bati sigaye mbura umwanya wo kuba nasenga cyangwa wo kuba nabwira Imana ibindemereye. Ese uwo muntu aba ari mu kigeragezo cyangwa aba aremerewe bya nyabyo? Reka nkubwire, uwo muntu aba amaraje gutakara, aba yatakaye, aba yasigaye, nta n'ikibazo aba afite. Reka aba yadamaraye, aba yageze yajya, ahubwo ujye umwitondera. Umuntu watangiye kukubwira ngo nge nsigaye mbura n'umwanya wo kuyibwira, hari uwo twaganiye arambwira ngo nukuri ngo nsigaye ngo ndyama ntinze, ngo bigatuma mbura umwanya wo gusenga, ngo nkabyuka nirukanka, ngo uzi ko maze icyumweru ntasenga. Nyamara
reka nkubwire ngiye kuguha iri jambo ni ijambo rikomeye ry'ubwenge yego nurwanira kugira aho ugera nyuma ukahagera ugasanga uhabonye intebe yo kwicara iriti iyo wari wicayemo hariya inyuma ntuzibagirwe ntuzicare ngo muri iyo ntebe ngo ubushyuhe bugutware uzibuka wagukuye kuri ya ntebe yahariye inyuma akaba akugejeje aho ngaho kuko ntago wambwira ngo uyu munsi ukiri umushomeri uwo muntu wabimbwiye twarasenganye twagendanye imisozi tuzamukana ibibaya turana mu mazi twurirana ibiti yego Imana imuha ka poromosiyo ubu ni umucuruzi arakura ibintu Dubai ariko kubera ko nyine business yabaye amafaranga yaraje yaramutwaye amafaranga yaraje business Imana yamuteyemo akantu gusenga ntabwo akibona umwanya wo gusenga ariko wibuka ko waguhaye ibyo bintu naho wabikuye uhibutse wavuga utireka nkubwire ntagiye mu bintu byinshi ibyavuye ku mavi birindishwa amavi wikwibagirwa aho wavuye ngo utangire urebe ibyo ugezeho uyu munsi kuko ibyavuye ku mavi birindishwa amavi mu yandi magambo nubigeramo ugatangira kwibagirwa ngo wabuze umwanya bizasubira aho byavuye zahora wizenguruka iryo jambo rirakakaye ibyavuye ku mavi cyangwa se byagezweho bivuye ku mavi birindishwa amavi abadukurikiye ndagira ngo mwumve neza ako kantu aho ushobora kuhita uvuga uti wenda byaba ubutunzi byaba n'ubuzima ariko n'ubuzima bitaba n'ubuzima buriya ushobora kubaho rwose ubuzima ukabubaho bwaravuye ku mavi ushobora kuba k'ubuzima ubuzima bureba ubuzima bureba ukabubaho bwaravuye ku mavi utari ku mavuka butari yego koga waraciyeho kera nimba yaribagiranye hari umuntu buriya utabibwira se nk'umuntu wifitiye ubutunzi bwe arafite ameze neza cyane hari umuntu bigoye kuba wamubwira iryo jambo kumubwira ati ubuzima mbayeho cyangwa se ibyo nagezeho byavuye ku mavi wenda atarigeze anagera mu rusengero ugasanga ibyo bintu ntiyabyumva pe hari abantu babaho mu buzima bw'ikirere nabwita ubw'ikirere kuko hari abantu biberaho bakabona bukeye bakabona bwije batazi iyo biva n'iyo bijya bagakora bakinjiza ibintu bikagenda neza ashobora no kuba yinjiza atazi Imana atazi iki cyane rwose ariko ndagira ngo nkubwire none aha ngaha nubwo atayizi ibyo bintu yabihawe n'Imana n'ubuzima afite yabuhawe n'Imana urabimwumvisha ute kandi reka nkubwire reka mbimwumvishe umuntu umwe yego yigize yarwara ajya kwa muganga ageze kwa muganga yari ari muri koma amaramo iminsi 2 bamushyizeho bombone ahembutse ahita akira kuko urumva yari yagize ikibazo cyo kubura umwuka noneho baravati muzane fagitire yakize dutaye bamuzanira fagitire iriho miliyoni irenga mu minsi 2 arangije yari umukire afite amafaranga araturika ararira dogiteri bari kumwe arimo amusezera amuga ati kucyurize mubyeyi bigenze biti hari ahantu babara anjye aravati nawe mbabara none kucyurize aravati reka nkubwire ndebye amafaranga mu nyishyuje arenga miliyoni mu minsi 2 mumereza uyu mwuka wanyu iminsi 2 yonyine ndebye amafaranga mu nyatse nekereza imyaka maze irenga 70 na mpumeka umwuka w'ubuntu ntazi nahuva ntawishyura mpita numva ko nagomeye Imana yanjye kuba ntarigize mfukama n'umunsi n'umwe ngo nyibwire ngo Mana warakoze ko umwuka mumeka buri munsi ubu uri kumva ikibazo yari yahuye nacyo niho yahise aboneramo niho yahise abona ko hari Imana yabonye ko hari Imana kandi yabonye bamuhaye umwuka wayo iminsi 2 yishyura miliyoni irenga Imana yamuhaye umwuka ese ujya uzirikana ko reka nkubwira ubundi nkubajije wowe munyamakuru umwuka uhumeka ufite agaciro kangana iki cyangwa ugwaye ujya umutekerezaho bingana iki nanjye nibyo nanjye kukubwira mperutse nanjye gusura abantu mu bitaro mbona mu cyumba cy'indeme nyine bahumeka bakoresheje umwuka ukabona amacupa ateretse hariya biresitaye nyine mu mazuru ni ukuvuga ngo akeneye umwuka wo mu icupa uwo yari asanzwe ahumeka byanze mvuga nahise ntinya Imana reka nkubwire ndavuga nti ibintu byose twigira nuko nyine nta musonga tuba dufite mu mubiri bigatuma
kuba nta musonga dufite bigatuma twirengagiza utuma tutawugira. Nakubwiye ngo uko waba umeze kose hano muri ino si yego nuwo waba uri we wese ufite nta muntu ufite akanyundo kakunyunda nubwo utakitayeho. Yego kandi ufite sitiriwa iri kugukuba nubwo utayitayeho udashaka kuyireba ariko iragukuba. Reka nkubwire muri ino si ndakeka nta gihangange kibamo. Yego kuko hariho igihangange twakumva umuntu waramye utarapfuye ariko yere ku gihe cy'abasogokuruza Aburahamu ni umuntu wabanye n'Imana akorana n'Imana akora ibishimwa n'Imana. Imana igeraho imubwira ngo va mu gihugu cya Sotera ujye mu gihugu nzakwereka. Bikwereka ko Uwiteka Imana yari yamukunze kandi yamutonesheje. Waba ari hehe? Ntago tumusoma muri Bibiliya. Nyine biragoye kugira ngo umuntu abyumve, biragoye kugira ngo umuntu yiyumvishe ko Imana ariyo mugenga wa byose cyangwa se Imana ari ifite mu biganza ubuzima bwe. Umva nkubwire munyamakuru, ngiye reka mbwire uno muntu wiberaho mu buzima, ngiye nabwise ubuzima bw'ikirere. Yego umuntu wiberaho mu buzima abona bucya bukira, akabona bucya bukira, akarya kanywa, yakabaye anibaza ati mbese bino ndya byavuye hehe? Cyangwa iyo ndyamye nkasinzira, iyo nkangutse ninde ubu nkanguye? Nta buzi se basinzira bari bazima bakagenda bagiye bugacya bakubwira ngo bagiye cyane. Reka nkubwire muri ino si ikintu cyagatumye wumva yuko harakanya umunota n'umwe ukwiye gufata ukavuga uti hari icyo nkwiye gutanga cyangwa hari icyo nkwiye kuvuga. Yego kuburyama ugasinzira ukaza kubona urakangutse. Kuba wumva wagendanaga n'umuntu ukumva yapfuye wowe uracyariho. Ibyo bwabyo byakabaye bituma umenya ko hari umuntu ugomba gushimira. Ariko abantu baragenda tukagira amarangamutima tukarira ariko nyine ejo bikarangira. Noneho amaherezo reka nkubwire amaherezo y'umuntu urayazi. Amaherezo y'umuntu, amaherezo yanjye cyangwa ya urayazi? Nyakubwire ntago nyazi. Amaherezo yanjye n'ugupfa. N'ugupfa? Byonyine reka nkubwire wenda ushobora kubaho utizera ko nyuma ya buno buzima hari ubundi. Yego ariko ugeze ukanirwa no kubwira Imana ngo Mana mbabarira ukomeze unyongere iminsi yo kuba nkomeze nirebere, nibyo bikakunanira. Nakubwiye ngo hariho ubuzima tubaye buriho kubera burindishijwe amavi. Yego nge ndi mu buzima burindishijwe amavi kuko ubu nakabaye narapfuye n'imva yanjye itakibukwa. No kuri ayo mezi 2 nakabaye narapfuye ku myaka 2, ku myaka 10, ku myaka 20, ku myaka 30. Nigize nakubwira hariya ngo naje kugira ikibazo mbwira Imana nyihe isezerano ndayibwira ngo Mana nugikora nzagukorera. Yego uzi Imana imaje kugikora nanjye imaje kugikora. Abantu batazi ko Imana ibaho murambabaje mbaye mbasezeye. Abantu batazi ko ari Imana mbaye mbasezeye. Yego urabapepeye rwose mbaye mbasezeye. Nyine ari ukuntu umuntu ashobora kubaho ari aho ngaho uti abantu benshi barabivuga Imana iriho, ashobora kuba byemera cyangwa atabyemera ariko mu by'ukuri nyine nta gihamya gifatika. Gihamya kirahari ariko wenda nawe akeneye igihamya cyawe gituma uza ukabihamya ukavuga uti ngiye nabonye Imana. Reka nkwereke igihamya mere kuri buriya, mere kuri bariya, kuri mwebwe, kuri twebwe no kuri njyewe. Yego igihamya cyambere naguha wowe ugiye gukurikira buno butumwa cyangwa uzakurikira ubu butumwa kikwereka ko hari Imana. Yego nuko uriho kandi ukabugenda. Icya kabiri nuko warwaye ugakira. Icya gatatu nuko ubizi ko hari ibibazo wanyuzemo n'intambara ukabirenga. Icya kane naguha usubiza amaso inyuma ku gasozi k'iwanyu cyangwa nawe wagiye uca. Abo mungana barapfuye, abo uruta barapfuye urasigara, abakomeye barapfuye urasigara, wowe uri ntacyo mfite. Ariko hari umuntu ushobora guhita avuga ati niyo miterere y'ubuzima bw'iyi si. Gute? Ni ukuvuga ngo ikinyabuzima kiravuka kikabaho kigakura kigapfa, nyine ubwo bikarangira kikaba kirazimye. Niyo kirwaye se kigapfa. Ubuse nta barwara bagakira abandi bagapfa. Nyine bagahita bumva ko ariyo ni ku buzima bumeze. Nakubwiye ngo abo batazi Imana mbaye mbasezeye. Niba unkundira Imana yanjye kuko ngiye Imana ndayizi. Ndavuga Imana nabonye ntago mvuga Imana numvanye abandi. Ndavuga Imana yankoreye ntago mvuga iyagukoreye. Ndavuga Imana yankije ntago mvuga iyagukijije. Ndavuga Imana yabanye nanjye ntago mvuga iyabanye nawe. Ariko hari umuntu wenda nyine wowe uri kubihamya nkawe ku giti cyawe, ariko hari uwo wenda yagiye abona ibitangaza akavuga ati ibi byagombaga kubaho
cyangwa se ntibibeho nuko ariko reka nkubwire wambwira gute ko ntago nanabyemera uzi ko n'abapfumu bemera Imana n'abapfumu bemera ko hari Imana ibaho yego wowe urambwira gute ko umuntu akana Imana areba iki kirere byonyine urebye kino kirere ukareba irisanzure iki ni ikimenyetso kikwereka ko hari umuntu wabiremye utazi wari wumva hari umuntu ubyiyitirira se iyi si ugendaho buno butaka utugendaho wari umuntu wari wumva bwiyitirira none kuki wambwira gute ko utazi ko Imana ibaho kandi uri kubona ibintu bidasanzwe ubona n'aba Bill Gates bafite amafaranga ntago bari bavuga ko bari barema isi birirwa batubwira ngo bagiye mu isanzure bageze ku mibumbi hari wari wakubwira yuko yimukiye yari n'umuryango we nicyo kikwereka ko hari Imana yakoze bino byose uko wakwigira kose byanze bikunze hari ukuntu nyine wenda umuntu aba yumva abantu bamubwira Imana wenda barayivuga cyangwa se bigaca mu gutwi bigahinguka mu kundi ntabyiteho ariko mu by'ukuri yarabyumvishe reka nkubwire hari Imana iyo Mana irakora yego iyo Mana irubaka iyo Mana irakiza iyo Mana ifite imirimo myinshi n'ibitangaza byinshi ndavuga Imana yansubijemo AMARA yavuyemo nako nkakubitse nakubwiye ngo umuntu utemera ko Imana ibaho nabaye musezeye yego uwo ntago ari mugenzi wanjye nje ndangije ndakubwira ngo nemera Imana cyangwa se niba utanayemera guyemere kubera ngiye wariko nemera Imana yasubijemo AMARA yavuyemo n'abaganga n'inzobere n'iki bavuga ko amarira yageze hasi atajya yongera ngo asubirane umuntu abe muzima ariko ubu maze imyaka 10 irihiritse AMARA yanjye avuyemo AMARA hasi nk'iminota nka 30 aratembera nk'uko abantu batembera reka da ansubiramo ndi muzima sinjya ndwara n'inzoka sinjya ntaka no muntu imyaka 10 yose imyaka 10 ndayimaze nta buribwe nta muyaga nta bubabare byatangiye bite ndagira ngo udusobanurire neza abantu tumenye ntabwo ubundi byakabaye ngombwa ko mpera aha ngaha kuko mfite byinshi mfite ubuhamya bwinshi bukomeye kandi bwivugiye uzagenda urabitubwira nzagenda mbivuga ariko reka mvuge kuri kano kugira ngo wemere ko hari Imana turimo kuvuga gukomera kw'Imana oya wemere ko hari Imana wowe utayemera kuko gukomera kw'Imana bizwi nanjye kuko nge yangiriye neza n'undi wese yagiriye neza arabizi wowe utarabimenya rero ngo umenye gukomera kw'Imana cyangwa umenye ko hari Imana ngiye kukubwira ko hari Imana hari Imana igisubiranya inda njyewe inda yanjye yarihambuye ariko ntawacishijeho umushyo ntawa nkase ntawagize gute irihambura neza yihambura nagemuriye umuntu kwa muganga kugira ngo bizavugwe n'abantu benshi nakubwiye ngo iyo uzaho umuntu ukomeye Imana igucisha ahakomeye nagemuriye muramukazi wanjye bajya gusezeza bagiye gusezeza nsigara ndi kuzinga amashuka ngo dutahe ndangije ngiye kumva numva akayaga kamushye kunda nari muzima nta kibazo nari mfite ndeba kunda ndebye kunda mbona nta kintu mbonye ndongera ndakomeza ndazinga mu kanya nk'ako guhumbya ngiye kumva numva umuntu wari unyegera avugije induru ati muhurure umuntu yapfuye ni ukuvuga ngo wari wagiye kwa muganga nagiye muramukazi wanjye nta bundi burwayi bundi ufite nari muzima nk'abazima bose birangira ahubwo ari wowe birangira ahubwo inda yanjye sinzi marayika yaraje acishaho akuma kugira ngo yereke abantu ko hari Imana ikomeye yayindi abantu batazi wari usanzwe ubanyeho n'Imana gute mbere y'icyo gihe aho nari nsanzwe mbanyeho n'Imana ariko nyine gakeya nyikubitaho nyine mpuhaho nyibeshya oya ni ibintu umuntu atakwiyumvisha ni ibintu umuntu reka nkubwire wikwirirwa ujya kure Imana nakubwiye yuko nayisabye ikintu nkayibwira ngo nukinkora nzagukorera yarakinkoreye imajije kukinkorera anjye nkajya nyikorera ariko nyibeshye uyu munsi nkakora ejo nkakweba uyu munsi nkakora ejo nkabadizata irangije irabanza inuma irambwira ngo aho kugira ngo nguhombe nzaguhombye irabimbwira bicisha mu bahanuzi nanjye binyuzamo ariko irambwira ngo nutankorera nzakwica irangije irambwira kandi imajije kubimbwira ngo irambwira ngo nzakwica kandi nzakwicira ku gasozi aho abantu bose bareba kugira ngo bakabarore n'abandi bose bantinye icyo gihe rero Imana yari igiye kunsohorezaho icyo yavuze ari ibintu
kugira ngo umuntu abyumve njye ubwo ndi kureba iyo shusho y'ukuntu ibintu bimeze amara agasohoka agatembera akagenda wabyumva ute ko yatembereye agatembera nka metero nk'ejo warababaraga se cyangwa ntago nigize mbabara baranayakandagiye ntacyo yabaye ntiyatonyetse sinanayumvaga iyo ni ya Mana wahoze uvuga ko hari abantu batazi kwibaho ibyo bintu wambwira ngo ni ibiki nundi ni maje z'Imana ibi bintu ntago byumvikana wowe udukurikiye ndagira ngo urimo kugenda wumva iby'Imana yagiye ikora nibyo turi kugenda tuganiraho ariko aho tugeze ubu ngubu bwo noneho ngewe ndatangaye pe ibintu bigoye kugira ngo umuntu abyakire ibi bintu wabitubwira aho birambuye wese wabyumva nyine biragoye pe biteguye kubyumva ahubwo amatsiko menshi cyane kubera ko ndi kumva ari umva nkubwire uretse nayo mara yavuyemo inda yidodoye nakubwiye ko yihambuye nta muntu wayihambuye yego amara yatembereye nka metero 5 baranayakandagiraga ntacyo nabaye ndiho ndi muzima uyu munsi urandiye uryamye wari uhagaze nari mpagaze ndi kuzinga amashuka y'uwo nagiye gusura ngo dutahe ibyo biroroshye bitangira wari wabyumvishije cyangwa n'abantu nakubwiye ko numvisha akayaga nge ntabyo numvisha ahubwo marayika kugira ngo agire abinyereke umuyaga wamushye kunda ngira gutya nari nambaye igikanzu kinini ndebamo ndebyemo ubwa mbere ntacyo nari nabonye bwa kabiri narebyemo mbona inda meze yasamye umuntu wari undi ruhande mpita mvuga ni ndapfuye umuntu wandi ruhande marayika yari yabahumye amaso abarahumutse abona barimo barakandagira amarati muri abantu umuntu yapfuye ibindi nzabikubwira ikindi gihe nkubwire ibyo biroroshye nzakubwira nuko yambwiye ngo izanyice nturutse mu rubavu rw'ibumoso yarangiza ikabikora koko igapasura nanone mu rubavu rw'ibumoso mfite ibihamya byinshi byivugira by'uko Imana iriho wanze kubidutangariza neza reka tuzakomeze ubutaha nzaguha inkuru yose neza bakunze ba Prophet Ezekiel TV ngira ngo twaganire byinshi mwagiye mubyumva ariko iyi nkuru noneho tugezeho yo noneho biragoye kugira ngo uyumve neza yagiye atunyuriramo muri makeya ntabwo yadusobanuriye byihuse ariko weho bana natwe kura subscribe ukorera like unatwandikire muri comment utubwire uko wabyumvisha cyangwa se uko witeguye urakeka nyuma hakurikiyeho iki mukomeze mubane natwe hanyuma ibintu tujye tuvuga ko Imana yakoze ko hari abantu badahita babyumva badahita basobanukirwa neza urabyumva nanjye nagize amatsiko ndagira ngo nuko ubishatse niba ari kubishatse ubutaha uzatuganirire neza ubutaha nitwongera guhura nzaguha uko byagenze nuko yasubiyemo nguhe ko Imana yapasuye urubavu narwo igakora imirimo yego nzakubwira uko imodoka abantu bose imodoka yavuyemo imipine abantu bose twari turi kumwe ku ntebe bagapfa nkasigara ndi muzima nta nagakomere mfite ubuhamya bwinshi yewe bana mudukurikire ka tubashimire cyane mwe mwabanye natwe uyu munsi wenda nta ijambo ry'Imana ntaryo tuganiriye ariko turi kugenda tuvuga ijambo ry'Imana ntabwo ndi bujye kure kuko tumaze umwanya kandi hari akandi kazi umuntu ashaka kwerekeramo ndagira ngo nkubwire ngo babandi wambwiye nakubwiye ngo inzira nawe yoboye ni muri Yeremiya 33:3 yego ntabwo ndibwirige mpasoma ahubwo haravuga ngo ntabaza ndagutabara kandi ndakwereka ibikomeye utaruzi ibyo uyu munsi byari bikugarije nutabaza Uwiteka arabikwereka ibyo byari imbere yawe bikunanije uyu munsi Uwiteka arabikwereka kandi namara kubikwereka aranabikuraho dufashe n'isengesha hasigaye ubundi ubutaha ariko ubutaha subu koko byanze bikunze ariko ntabwo bizaba kera turagushimye mwami mwiza turagushimye gitare cy'inganza marumbo urera urakiranuka ubereye mwiza bagutegereje bose ubanye natwe muri uno mwanya utugirira neza Uwiteka nsengeye abazumva ubuhamya ndetse n'inkuru yanjye ndakwinginze kugira ngo uzabafashe kugira ngo bakuremo ikibasha kubigisha ndetse no gutuma bakomeza runo rugendo turagushimye rero kandi ndakwinginze kugira ngo ukomeze kubana n'abakozi bawe ubarinde ubagirire neza bateze imbere cyane cyane ubateze imbere mu buryo bw'umwuka imbaraga n'amavuta ntibikabureho
ndakwinginze kugira ngo ukomeze kugenda natwe muri no minsi iteye agahinda ndetse iteye ibibazo, aho abantu benshi bari gusubira inyuma, aho abantu benshi bari guhura n'ibibazo bakananirwa kubimanaginga ahubwo bagasubira inyuma bakabivamo. Twe dukomereze mu buntu bwawe kuko turabizi yuko nubwo watinda urupfu ntabwo rutinze, turabagenzi muri no si, ntabwo tuzayituramo ngo tuyigumemo. Duhe guhora tuzirikana uko bwije n'uko bukeye kuri umwami wacu kandi uzatugezaho ushaka amahoro mu izina rya Yesu.